Twongeye kuramutsa inshuti bakunzi ba Rwanda TV aho muri hirya no hino mu gihugu. Amahoro y'Imana nabane namwe. Abari mu Burundi, muri Kongo, muri Uganda basabuna banyabu tubagara naye tubaramusa muri nyina katonda mnasarisi. Tubagariza umwaka mupya to abiri mubiri. Watu muko Kongo tunawasalimia, watu uko mu Burundi namwe murabizi turabakunda. Bari hakuri y'amazi namwe reka dusimbuke tubabwire ngo amahoro y'Imana nabane namwe. Nta kindi kinzinduye muri iki gitondo ni inkuru y'ikintu cyitwa Chano yabaye Chano mu mwaka washize habayeho swaga ya Vestine na Dorcas ubwo bavugaga ngo Filipita cyangwa se murumuna we cyangwa se mukuru we, dore ko uburyo bakorana yaba Filipita na Irene ntabwo ushobora kubatandukanya, nani nkuko utatandukanya Dorcas na Vestine. Ubu iyo Chano rero yabaye Chano witwa Irene ngo ari kuyibarya. Uyu mwaka rero 2022 utangiranye icyo nakwita bya bifi binini cyane, bya bifi binini twari dusanzwe tumenyereye muri show busy. Ngarutse nyuma gatoya haje kubaswaga yindi komeye cyane ya Yago, Filipita na Irene. Filipita na Irene nkunda kuba kombina kuko ni umuntu umwe. Haza swaga ya Sabe ku Isimbi TV bavuga ngo amatiku cyangwa se umwiryane wo kuva bamwe barusha abandi viewership babakurikirana. Uyu mwaka rero uraje ukubita hasi ibintu byinshi. Umusore witwa Yago ntiyagize kusoza neza umwaka wa 2021 kuko yagiye kuwutangira atangira 2022 awutangira Chano ye cyangwa se imbeheye isa nkaho yiyubitse. Abenshi batangiye kumugera amajanja bavuga bati yagasubiye kwisuka, yagasubiye kwivuko. Ese niko bigiye kugenda koko Yago agiye gusubira aho yavuye? Arasubira kuri TV10, arasubira mu binyamakuru by'abantu bikorera cyangwa se mu binyamakuru by'igega by'abandi bantu? Nawe yaramaze kugira Chano ikomeye cyane ukurikirwa cyane muri iki gihugu. Reka tubivimuzi rero. Yagati hari abanyamakuru babiri inyuma mu kiganiro aherutse gukora kuri Instagram yiwe Yago ati ndashimira Chita Magic, ndashimira Manibra, ndashimira na Big Town. Ariko hari abanyamakuru babiri ntari buze kuvuga babiri inyuma. Yago yari ifashe kuvuga ubwo yavugaga iki kiganiro avuga ati abo bantu ntabwo ndibuze kubavuga. Ati ndagaruka kuri Rocky wagiye akavuga ngo Chano ni ya Knowless na Clement kandi Chano ni yanjye. Yabivuganaga uburakari bwinshi cyane. Yagati guys muzi ibyo uyu muntu yabize kubiye kimwe ajya gukina kuri brand yiwe. Ati Chano ni ya Nyarwaya Innocent iri mu mazina ya Yago, ni yanjye mwe kunkiniraho. Yago yabivuganaga amarira n'agahinda agaruka ku bantu bavuze ngo aryamana cyangwa se ngo ari mu rukundo n'umukameraman we, dore ko numwe mu basore bakoresha umukobwa. Agaruka ku bintu byinshi, uburyo bagiye bashaka kumusubiza inyuma bakamutega imitego ariko Imana ikagenda iyimutarutsa. Nyuma masaha makeya uwitwa Filipita turamuzi cyane. DJ Filipita tumuzi yari umukozi w'isango, ava ku isanga ajya kuri The Choice. Ubu ngubu bari kubarizwa ku Isibo. The Choice nayo turibuze kugaruka tukamenya amakuru yayo kuko The Choice ubu turi kuvugana nayo yamaze kuba removed kuri YouTube kuko The Choice ubu ngubu ukuri ugiranije ibyo Yago yatangaje biragaragara ko hari ihangana rya Filipita na Yago. Filipita afungishije Chano ya Yago nawe aragarutse afungishije iya Filipita cyangwa se The Choice. Ese nibyo koko? Ese Yago yabikoze? Ese Filipita niwe wakoze ibi bintu afatanije na Irene nkuko Yago yabitangaje? Filipita bakojeje icyo nakwita agati mu ntozi ati muvandimwe @Yago for real, nagira ngo ngusabe ubwiza ukuri abanyarwanda bireke kubateranya n'abandi. Chano yawe iriho ntiyasibwe, ahubwo wahishe content zose ku bushake bwawe. Yo ni ingingo ya mbere. Ingingo ya kabiri ni Filipita impamvu zishobora kuba zarabiteye it is either wa violatinze community guideline za YouTube, baguha striker na probation yo kuba postinga for a given period kandi wakuye content kugira ngo udahabwa izindi strike Channel igafungwa burundu. Ibingibi mbibutse ko bisanzwe bibaho copyright cyangwa se strike iyo zibaye 3 Channel yawe bayifunga burundu. Icyo gihe rero mukwirini ingaruka zaba kuri ya Channel yawe ushobora kuyifunga muri periode runaka kugira ngo za strike zimanze zibe removed utangire gukora neza nta kibazo. Niba ari copyright content or report z'abantu zaguhejeje strike ugahisha content zose ngo badakomeza kuguha izindi, wavuga abantu bari
kukuripotinga abanyarwanda bakabimenya, kuko email za YouTube ziba zisobanutse zikwereka amazina y'uwabikoze, email ye ndetse n'impamvu yatanze, bityo abantu barava mu rujijo bareke gukomeza kudutuka baduhora ubusa. Ese koko Philipita ari gutukwa kubera Yago? Ibi ndabyemeza kuko hari amwe mu majwi mfite ndaza kubumvisha y'abafana bari guhamagara Philipita bamubwira ati nibiki gufungisha undi mwana ugatuma cyane ye bayifunga, ibyo bizakugeza hehe? Umujinya wawe, uburakari bwawe, gufuha kwawe n'ibindi byinshi cyane. Philipita arakomeza, uduhe screenshot y'iyo email, uwo muntu tumumenye tumwirinde natwe atazadukoraho. Ahangaha comment yanjye nk'umunyamakuru cyangwa se comment yanjye nk'umuntu wo muri show busy nuko ibyo ngibi Peter arimo arasaba Yago, tuzi neza ko gukora email nta kintu bisaba, ntago ari Philipita ugiye kubikora. Philipita nawe ubwawe ntago wakoresha email yawe uzi ko Yago azabibona ko ari wowe wamureze. Cyo ni icyambere, uzakira email ukoresha indi mail, ni suggestion yanjye. Arakomeza, maze iminsi nakira message nk'izi kaceceka, ariko byari bimaze kuba too much, kubiba urwango twese tuje tubyirinda. Ese ninde wabibye urwango? Aha ni ku ruhande rwa Philipita wabivuze. Abantu baraza barakomantinga ari benshi cyane mu buryo butandukanye kuri post ya Philipita ubwo yavugaga kuri Yago. Hasi gatoya muri comment z'abafana ubwo bakomezaga gushigikira Philipita bavuga ngo koko Yago nagaragaze ukuri, byamanutse hasi gatoya. Philipita arongera agaruka aravuga ngo icyo nicyo dushaka, turashaka ko Yago avuga ukuri kukagaragara, kukajya habona, hakamenyekana aba muri potinze, bigatuma habwa copyright strike. Ibyo rero byo kuvuga ko abantu bamugendaho ariko ntavuge abamugendaho, nibyo birimo guteranya abandi, bikatwangisha abantu bakadutuka. Philipita, icyo nzi cyo nuko ahangaha Philipita iyi post yatumye Yago, niba nabyita ngo yaturitse cyangwa se arasandara, aravuga. Yago koko yavuze, avuga n'akari murori, abivimuzi byose n'ibindi natubwira uwamuri potinze, tumenye abandi tubahe amahoro. Reka tuve kuri Philipita gatoya, ndaza kugaruka kuri The Choice, ndaza kugaruka kuri comment za Yago, ndaza kugaruka kuri comment za Philipita, ariko munyemerere gatoya nge kuri Yago post ye ivuga kuri ibi bintu. Yago yavuze iki kuri iyi post ya Philipita? Umva icyo Yago yatangaje. Yago mu burakari bwinshi, mu gahinda kenshi, ariko kandi nakwita ngo ni kwishongora ku gikorwa nawe ntari buze kuvuga ngo ni cyiza. Ese ni bya bintu bavuga ngo akebo kaji wamugarura? Ese Yago akebo agashize wamugarura? Ese byari bikwiye ko nawe ubikora? Yagati nta kindi wari kuvuga kuko nawe uzukuri, ahubwo urakoze kwigaragaza muri bamwe b'imbere. Ubwo Yago hano yabwiraga Philipita, gake murakomeza mwigaragaza niceceke, kandi Imana yo ntikora nk'uko mwebwe mukora. Hanyuma ko namwe mwakuriyeho kwa prodinga hafi ibyumweru 2, ubwo ni ubushake bwanyu cyangwa ubonye nawe bikubayeho wumva wavuga ubusa? Hamwe mu bagabo twari dusanzwe tuzi ko bavuga ari kijyana, harimo ba Philipita muri show busy, ba Irene, ba Yago, none ngo Philipita atangiye kuvuga ubusa. Nanyumvira nk'ubwo uvuze wowe, noneho reka nkwerurire, wangenzeyo kuva kera, n'ubwo buryarya bwawe abantu barabuzi, wirirwa untumaho abantu, ibyo uvuga byose kuri nge bingeraho, kandi nk'uko abenshi bamaze kukumenya, ubu noneho urigaragaje neza byeruye, kandi urakoze gutuma rubanda bakumenya uburyarya. Uyu nguyu ni Philipita, ni Yago uri kubwira Philipita. Kandi disi ubu wumvaga batazakumenya wowe na timu yawe. Ubwo timu ari kuvuga ni The Choice, nta kindi nababwira uretse kukubwira ngo amahirwe masa, ariko muzafata ubusa. Bantu mukurikirana The Choice live, murebe kuri iyo channel, murebe kandi munategereze igihe izamara idashyiraho content, muzamenya uwo nizeye Imana Peter ariwe. Tumugerere mukebo. Reka mbivuge neza, nongeye mbisubiremo.
The Choice Live murebe kuri iyo channel, murebe kandi munategereze igihe izama idashyiraho content, muzamenya uwo Philipita cyangwa se Nizeyimana Peter ariwe. Hanyuma nawe reka tumugerere mukebo atugereyemo. Reka mbisubiremo. Yago agereye Philipita mukebo yamugereyemo. Nuko ngo akebo kagiye iwamugarura. Guys, yaba Yago yaba Philipita ntacyo muri kwigisha society, all are the same. Se Yago warukwiye kwitura Philipita iki kintu cyangwa wari kumurusha umutima? Niba kuko ari wowe wakoze iki kintu, The Choice kaba yavuyeho nkuko Yago yavuyeho. Iki kintu abanyarwanda bagitekerezeho. Niba koko Philipita agiye agakuraho channel ya Yago akamurega copyright, bakamutereza strike, bikageraho akavaho, Yago nawe araje atireka nawe tukugere mukebo watugereyemo. Ni mwebwe dufite muri kwigisha, mufite audience y'abantu benshi mu gihugu. Ese muri kwigisha iki niba mwese mutangiye kwereka umuco abanyarwanda? Ninde waruso undi muri mwebwe ko mwese mubaye kimwe? Umwiza turamwitande, umubi turamwitande, ikibi cyituwe ikindi, nta neza tubonye yituwe indi. Reka nongeye mbisubiremo. Hanyuma nawe reka tumugerere mukebo atugereyemo, tumubwire ngo kuba adashyiraho ibiganiro n'ubunebwe cyangwa n'umwiryo no kumva ko adakeneye gukora. Ubugambo bwose wirirwa uvuga kuri top chat, ngaho waramuzamuye, ngaho waramufashije, ngaho utakunyuzeho ntaho agera, ngaho ndiriza, ngaho ndiriza, byose byangezeho nuko mba, byose byangezeho nuko mba narakwihoreye ukagira ngo byinjije. Ariko burya useka neza nuseka nyuma. Ijambo mwarimu wanjye yigeze kurimbwira ngo uzaseka neza. Twari mu kizame twitegura ikizame gisoza amashuri yisumbuye, ari muri class aravuga ngo uzaseka neza nuzaseka nyuma. Ari Yago ntabwo uri guseka neza, ari Philipita ntabwo uri guseka neza. Ibi murimo rero nta kwigisha society kurimo. Yagati good luck mu byurimo, ariko channel arapozinga. Yago reka ndekera aho ngaho kuko wagiye uvuga byinshi. Philipita reka ndekera aho ngaho kuko mwagiye muvuga byinshi. Reka nigarukire kuri wa mukobwa mwiza abanyarwanda bakunda ari benshi, Shadibu. Shadibu agize atya, Shadibu ariko @Yago for real ni iyi comment iteye ubwoba. Ese koko ni Shadibu cyangwa n'uwitiriye Shadibu? Ariko @Yago for real ni imbwa gutwi koko. Uzi ko ya comment Nyarwaya yandika ejo yayifuse bivuze ko wahubutse utavuga ibyo uzi neza. Iki Kinyarwanda ntabwo ari cya Shadibu. Nizere ko atari cya Shadibu nzi. Kibaye ari cya Shadibu akaba ari gutuka Yago gutya, akaba ari gutuka Philipita gutya, akaba ari gutuka na gutya, byaba bibaye too much, byaba birenze urugero. Umuntu witwa Lucky Nizeyimana nawe yaje arakomantinga, n'abandi bantu batandukanye basanzwe bafite ama YouTube channel. Reka nitarukire mvuge ngo The Choice nayo ubu turi kuvugana bamaze kuyikuraho, cyangwa se bagiye kumara ibyumweru 2 bataprodinga. Nuja kuri The Choice urasangaho ibiganiro bari gushyiraho mu buryo butandukanye, ariko ibyo biganiro bari gushyiraho bari kurekura ni ibiganiro byari bisanzwe biri muri dashboard bibitswemo, ariko ubu ngubu ntashobora kwa updatinga ikiganiro gishya. Bivuze ngo The Choice bajyaga bashyira hanze ibiganiro biri gutwika, none akaba ibyo baba barabitse muri dashboard yabo, ibyo nibyo bemerewe kurekura. Ariko ubu ngubu mu byo bwo kwa uploadinga biragoye cyane kugira ngo bavuge The Choice Live ngo bagiye kwa uploadinga. Bivuze ngo tugiye kuzababona mu gihe cy'ibyumweru 2. Ese mu byumweru 2 Yago for real yaga abantu bakunze azaba yaragarutse ku murongo? Ese mu byumweru 2 yego ngeze kuri The Choice ndayisuye, hashize umunsi umwe hari ikiganiro cya ngo afashe ku mavuta na DJ Brian Rocky arunda mu igunira. Ni kwa ngo The Choice ukuri guhari kuri iyi channel ya The Choice uyu munsi turi kuvaniraho hashize iminota 33 baprodinze.
ubu ngo iki ni ikiganiro barekuye nacyo bari bamaranye iminsi. The Choice ubundi yaprodingaga nka 3 ku munsi cyangwa 4 ku munsi, ariko ejo ni rimwe baprodinze, uyu munsi ni rimwe baprodinze, nejo wundi hashize ni rimwe baprodinze. Bivuze ngo ni ibiganiro byari byarafashwe, kandi na bya biganiro bari kwa prodinga uyu munsi ni bya biganiro bitari gutwika. Ni bamwe mu bantu dusanzwe tuzi ko barekura ibiganiro biri gutwika, ibiganiro nk'ibi babirekuraga ariko babuze ibiganiro biri gutwika bya hatari. Ubundi The Choice ni imwe mu macano akomeye cyane ya prodingaga ibintu mu masaha 2-3 bakaba bafite ibihumbi hafi 10, ibihumbi 20. Ariko uyu munsi tukubana ni tariki 15, iyi nkuru nyikoze bamaze kwa prodinga hashize iminota 33 ikiganiro ngo haje pastori ugiye guhangana na apotre wateba, ntabwo ndi bufungue title yose ariko ugiye urakibona, gifite views 532. Inkuru ndi bashizeho ejo hashize, ubwo bayishizeho tariki 13, hashize iminsi 2, hashize umunsi na masaha 28, ariko YouTube update ngo na iminsi 2 ishize, ngo afashe fata ku mavuta na DJ Brian Loki arunda mu igunira, ifite ibihumbi 10. Ubundi ibi bintu ntabwo bibaho kuri The Choice, ntabwo ibintu byari bisanzwe bibaho. Biragaragara ko bamaze kubafungira iyi channel iri out of nayo, bazongera kwa prodinga cyangwa se kwa prodinga mu byumweru 2 biri imbere. Yago rero comment yanjye cyo ngiye kuvuga ni iki, Yago na Philipita ubundi mu kazi abantu bakabaye bavani nk'abantu bahuriye mu kazi, kuko mwese cyo muri kubaka, mu gushaka ubuzima, mu gushaka imibereho, muri kubaka societe nyarwanda, ariko uburyo mutangiye kuyubakamo business yanyu nimukomeza muri iyi nzira, nimukomeza muri iyi nzira business zanyu zirahangirikira, n'abanyarwanda bahangirikira, babone ko nimwe bari mube twari dufite mushaka kwigisha abantu benshi. Ariko nimukomeza muri iyi nzira, kuba barimo bwabwo ari mutwababonagamo, yasho twababonagamo, nimwe muri kuryana, nimwe muri guterana beef, nimwe muri guterana iki. Guys, nakwikiye ku meza amwe mugasangiye yagati, ukajya muri press conference umuntu akaza akagutera chance iryinyo rigusya kurindi, ukajyangara kwishimiye kana gufitiye umutima mubi ashobora no kukwica. Umuntu agukuriyeho channel no kukwica yakwica, kuko nani nk'umufasha lettre akakwirukana kukaza akakubwira ati sezera utahe uve ku kazi. Nshuti yanjye, muri guhaha, turi guhaha, mureke duhaye. Saba bakunzi mwakunze ikiro cy'urukundo, komeze mwirebere film ikiro cy'urukundo, murebe Darkness of Christmas, murebe Our Heaven, iby'ikigali tuberekera abanyakigali, iwacu Musanze turakomeza tube on the top. Knowledge is power, ubwenge ni igikenya, kandi tuzabayobora Kigali tuyifate. Nimukomeza kwirara gutyo tugiye kumanuka twizira Kigali. Ciao ciao.